Kagame agenda bapangira uko agenda bica murakuzi mwebwe. Nta kintu na kimwe nakiti gihinza kiri mu Rwanda hariya. Niba Kagame ashobora kwiruka kuri Kayumba Nyamwasa umufashije ubutegetsi kurwanya leta yari ikomeye cyane namuko mwari muyizi, akirukana Karegeya umufashaga ubutasi bwose guhera muri Uganda kugera bageze mu Rwanda, imbwebwe ivangiza ngo bitifuni irusha abo bantu ububasha n'ubushobozi. Ni intani kuri Kagame gute? Basi ayo mafuni yanyu muyatyaze neza. Icyo nababwira cyo nuko ngewe Jacques Imana ikishizeho ni intambara. Abenshi bajya bavuga ngo tuzataka ubw'amahoro, amasezerano. Ngiye nta masezerano n'amake yagewe nkeneye. Abiyemeza intambara tuzayishyiraho tuyikore, niyo nafatwa bwa mikono nkavuga ko Sankara yafashwe. Nzemera ibibaye, ngendane n'ibibaye, ariko ntago ngewe nzigera numva yuko amasezerano ariyo ngo yazampesha kuba mu Rwanda. Uwanyambuye ubwene gihugu ndi mu gihugu ntacyo na kimwe nakora, akafata amafaranga yanjye ariko ibaka akayabana, akanandukanya n'umuryango wanjye unkomoka, akanandukanya n'umugore wanjye, akanandukanya n'ikintu cyose narifite mu Rwanda. Iyo ngegera sinzi n'abayikomokaho bose sishobora kuzumvikana nabo n'umunsi n'umwe. Ni intambara nyigwemo cyangwa nyisoze. Mu rwego rw'amategeko nta gihugu na kimwe kizatera u Rwanda, ariko abanyarwanda bayejejwe inyuma cyangwa se bashaka uburenganzira bwabo, yaba ari abatwa, abahutu, abatutsi ndetse n'abandi bahawe ubwenegihugu mu Rwanda, bashaka uburenganzira bwabo mu Rwanda. Bafite ubushobozi bwo gukuraho ubutegetsi buriho kubera ko nibwo bwabo bambuye. Nta muntu umwe zabakoma mu nkokora cyangwa basubiza inyuma. Banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda bakunze ba Ndenganura TV, imirimbanyi zirimbanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu aho muherereye hose ku isi, nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze hano kuri Ndenganura TV. Njyewe ubaha ikaze, nitwa Uyanganye Jacques, nk'abandi imirimbanyi yiyemeje kurwanya akarengane gakomeje kwibasira bamwe mu banyarwanda bari mu gihugu cyabo ndetse n'abahunze ubutegetsi bwa Kagame na FPR inkotanyi ye. Ndagira ngo muri uyu mugoroba tuganire ku ngingo imwe irebana n'uburyo abanyarwanda bari bakwiye kuba barwanya akarengane bashyizweho n'ubwo butegetsi maze kubabwira. Nk'uko rero namaze kubibasobanurira no kubibabwira, abadukurikiye aribwo bwa mbere mudukorere subscribe hano kuri Ndenganura TV, mukore like, mukore share, na commentaringe, mutange ibitekerezo byanyu muri comment. Rero reka dukomeze tuze ku ngingo yacu. Ese ni iki abanyarwanda bari bakwiye kuba bakora kugira ngo akarengane Kagame na FPR inkotanyi babashyizeho babashe gukikuraho? Nk'uko nakomeje kubibabwira mu biganiro byatambutse cyangwa byahise mu minsi yashize, ndagira ngo mbabwire ko ubutegetsi bwa Kagame na FPR inkotanyi ni ubutegetsi bufite amahame ashingiye cyangwa se amahame gakondo ava kuri runari. Nk'uko nagiye mbibabwira, runari ni ishyaka ryabayeho mu gihe cy'abami, ubwo abahutu baharaniraga demokarasi, baharanira ko abanyarwanda bose bagira uburenganzira bungana mu mategeko ndetse no ku butunzi bw'igihugu no mu bitegekere. Hanyuma runari yaje ishyigikiye ishyaka yashyigikiye ubwami, ishaka yuko abahutu bataba abantu bo kujya mu butegetsi, bataba abantu bo kugira ikiza babona mu gihugu, ahubwo ko bagomba kuba abacakara b'ubwami, bakaba abacakara b'abatutsi kuko nibo bari ku butegetsi icyo gihe. Nakomeje kwibabwira mu ngingo zitandukanye mbereka iko runari yagiye ikora, ndetse mbereka na pari muhutu ariyo Kayibanda yaje kuba ashinga, ari nayo yamugejeje ku butegetsi, akaba perezida wa mbere waharaniye demokarasi y'u Rwanda, agaharanira ko abanyarwanda bose bagira uburenganzira bungana atitaye ku moko, adashingiye no ku karere cyangwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Iyo wabaga ubonye ubwenegihugu bw'u Rwanda, wabaga ubaye umunyarwanda ufite uburenganzira bwose busesuye nk'abandi banyarwanda. Uyu munsi rero FPR inkotanyi na Perezida Paul Kagame baje ari icyago cyo kwimakaza amahame ya gitutsi,
bakomora kuri runari, aho bemezaga yuko abahutu bagomba kuba abagaragu babo, bagomba kuba abacakara babo, ndetse ko bakanemeza ko atari abavandimwe babo. Nibuke yuko babeshya yuko ngo u Rwanda n'urwa Kanyarwanda ngo rwabyaye ngo Kanyarwanda ngo yabyaye Gahutu, Gatwa na Gatutsi. Ariko icyo gihe abatutsi bo banditse ibaruwa nk'uko nakomeje kubibasobanurira, bayiha ababiligi babafashaga mu butegetsi bwabo bwa cyami, bagaragaza yuko abahutu nta sano n'imwe bafitanye ya kivandimwe, ko bagomba kubabera iki, abacakara. Muri iyi minsi rero nk'uko nkomeza kubibabwira, njyewe narahunze mva mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2024, kandi igihugu cy'u Rwanda nicyo navukiyemo nyikuriramo, ubuzima bwanjye bwose nabumaze mu Rwanda. Rero urumva u Rwanda ndaruzi neza, niyo mpamvu nkomeza kubabwira nti rero mukomeje kwitekereza yuko abanyarwanda nk'uko Kagame akomeza kubabeshyaho n'ubutegetsi bwe, bakababwira yuko ngo igihugu ngo kimeze neza, ngo hanze ngo nta kibazo, ngo diplomasi baratsinze, ngo ububanyi n'amahanga baratsinze, ngo mu iterambere baratsinze, mu bintu byose baratsinze. Nimukomeza kubigendesha gutyo muzisanga mu mutego ukomeye cyane, kubera yuko nk'uko mumaze kubibona, nk'uko na Kagame nawe abizi n'abandi bose babohoje u Rwanda bakarushimuta, bagashimuta n'abanyarwanda, bagenda bibabwira. Ubu Kagame amaze kugeza abanyarwanda ku gitutsi gikomeye cyane, ndetse n'umwaka ukomeye, ku buryo umunyarwanda mu gihugu cyose ashobora kugeramo uyu munsi akemera ko ari umunyarwanda. Byonyine kwemera ko umunyarwanda bishobora gutuma wicwa. Ibi abenshi ntibabyumva. Narababwiye yuko ngiye maze umwaka nahoze mu 2024 ndafungwa amezi 11, kubera ko nageze mu gihugu nahungiyemo nta cyangwa mfite, kubera ko nakibuze, kubera ko mbere yuko munga FPR Inkotanyi na Kagame baranyambuye ubwene gihugu. Uyu munsi naho ndi maze hafi amezi agera mu 9 sindabona ubuhunzi. Ariko umuntu uvuye mu kindi gihugu akajya mu gihugu cyo ndimo, iminsi 15 ubuhunzi aba yabubonye, aseri yamaze kumwakira, igatangira kugena uko uwo muntu agomba kubaho mu buryo bw'iki bwa gihunzi. N'abandi banyarwanda bari mu bindi bihugu bagiye babimbwira neza yuko umunyarwanda guhunga akabona ubuhunzi ari ikintu gikomeye cyane cyo kwigwaho. Ndagira ngo mbabwiye ko hari abantu benshi bagiye basanga muri gereza baje gufungwa kubera ko bavuze ikinyarwanda, kubera ko bakeka ko bashaka kuba ari abanyarwanda. Ubu rero kwitwa umunyarwanda mu karere k'ibiyaga bigari ni igitutsi gikomeye cyane, cyangwa se no hafi no ku isi yose. Rero muri ino minsi tumaze kubona ko Kagame amaze gutukisha u Rwanda, agatukisha abanyarwanda, akabambika isura itari iyabo, akabashyiraho icyasha cy'amaraso y'ubugome, ubugizi bwa nabi, ubugambanyi n'ibindi byinshi cyane, kandi batabifitemo uruhari nta n'icyo babiziho. Abanyarwanda twakora iki? Iyo niyo ngingo tugiye kurebaho. Nkuko nawe babwiye ngiye ndi impirimbanyi, kandi burya impirimbanyi igomba kuba ireba kure kandi ikagira ibyo ikora nk'uko iba yarabyiyemeje, cyangwa se yarabishyizwemo n'ubumana cyangwa se n'Imana yayishyizeho. Ibi ngibi ngewe nkora, hari abantu benshi batabikora kandi bafite ubutunzi, bafite n'uko babayeho, banize n'amashuri asumba yanjye, ariko bakemera gupfa nk'imbwa, nk'imbwebwe, nta kintu kimwe bavuze kandi ibintu byinshi babizi. N'abagize kugira icyo bamenya bakagira n'icyo bavuga, bemera gukorera agatsiko, nk'abajya mujya mubona bari mu nzego nyinshi z'u Rwanda, bakagenda bavuga ibintu nakita ko bitajyanye n'ibya kiyobozi ya kimuntu, kubera ko iyo ushyigikiye umutegetsi ukora nabi, nawe wemera ko yakora nabi ariko ukamushyigikira, mu by'ukuri bwo ntabwo ari ubutegetsi buva hehe, umuntu n'ubumana. Rero nakomeje mbabwira yuko uyu munsi ngiye nk'impirimbanyi ndagira ngo mpamagarire abanyarwanda bose n'abandi bumva ururimi mvuga gufata iya mbere mugakora ibishoboka byose Kagame na FPR Inkotanyi tukabakura ku butegetsi, ku buryo Noheri y'umwaka wa 2026 tuzayirya turi mu gihugu cyacu, rura Rwanda rufite ubuyobozi bushya, bufite ubuyobozi bushya bwaharaniwe n'abene gihugu. Nababwiye yuko uko bakayibanda babikoze, ndetse n'uwo bita Gitera
bakagobotora ubutegetsi mu maboko y'ubwami bw'abatutsi bo batabishakaga, bagahangana nabo bakarangira babatsinze. Natwe uwo murage barawuduhaye, dushobora guhangana nabo abategetsi tukabukuraho burundu. Nakomeje kujya mbabwira yuko abibwira yuko ngo bazagenda mu mutaka w'abandi ngo igihugu kigatera ikindi, ngo hanyuma ngo bakagenda ngo bagera mu Rwanda ngo bakabaha ubutegetsi. Ibyo ni ibintu bidashoboka ijana ku rindi. Mu rwego rw'amategeko nta gihugu na kimwe kizatera u Rwanda, ariko abanyarwanda bayejejwe inyuma cyangwa se bashaka uburenganzira bwabo, yaba ari abatwa, abahutu, abatutsi ndetse n'abandi bahawe ubwenegihugu mu Rwanda, bashaka uburenganzira bwabo mu Rwanda. Bafite ubushobozi bwo gukuraho ubutegetsi buriho kubera ko nibwo bwabubambuye. Nta muntu umwe azabakoma mu nkokora cyangwa basubiza inyuma. Dufite amahirwe menshi muri ino minsi kubera yuko mwarabonye ko Kagame amaze guta icyo nakita ngo isaro cyangwa se baba mu ruhando mpuzamahanga. Nta muryango n'umwe w'ubutabazi uyu munsi ari kumwe nawe. Ibihugu bimushyigikiye ni bikeya, yagiye abeshya ibintu runaka bikisanga byisanze byaramaze gushora imari mu Rwanda, bikaba bitakemera ko iyo mari biyihomba. Iyo ni diplomasi tugomba gukoresha, tukereka ibyo bihugu ukuntu iyo mari bitazayihomba, ariko ariko dukeneye uburenganzira bwacu. Amerika yari imushyigikiye n'ibihugu bindi ntavuze biri siperi puisa nk'uko babivuga mu ndimi z'amahanga, byose byamaze kumukuraho amaboko. Ariko uyu munsi nk'impirimbanyi ngewe uganira n'abantu batandukanye barambaza, none mwebwe abanyarwanda mufite ikihe kibazo gituma twabaciriye inzira ntimwanze kuyicamo? Nta munyarwanda n'umwe ashobora guhagarara ngo afate ikibazo cy'abanyarwanda akijyane kuri table ronde nk'uko nabibabwiye, hanyuma kiganirweho, bafate umwanzuro wo kugira gute, wo kurengera abanyarwanda. Ese koko mu by'ukuri abanyarwanda nta bibazo bafite? Yaba ari abanyarwanda be ku butaka bw'u Rwanda bafite ibibazo, kuko uhereye inyenzi zakaragije ikirenge cyazo ku butaka bw'u Rwanda kugeza uyu munsi. Abanyarwanda baracyahunga, abadahunze bakicwa, abatishwe bakajyanwa mu magereza, tujya mu magereza bagafatwa ku ngufu na ya mitwe y'abagizi ba nabi Kagame yagiye ashyira nk'uko nabibabwiye. Abandi bakamburwa imitungo yabo nk'uko mwagiye mubibona za Kangondo ya mbere na Kibiraro muri Banyahe ndetse n'ahandi hatandukanye mu gihugu. Abandi bakaraswa na polisi nk'uko mwagiye mubibona cyangwa munabyumva, abo polisi yagiye yica yibeshya ko bagiye gutoroka kandi batagiye gutoroka. Ibi rero aka karengane kameze gutya kukihanganira ni ibintu uyu munsi bimaze kugira gute, kutunanira, turarambiwe. Niyo mpamvu tugomba gukora ibintu byose bishoboka. Ngenda hamagarira abanyarwanda mufite ubwenge buzima n'ubushobozi n'ububasha bw'imitekerereze muhabwa nuko mugihumeka gusa. Ndagira ngo mukore ibintu byose bishoboka, twishyire hamwe, tugaragaze ikibazo cyacu dufite nk'abanyarwanda, tukijyane kuri table ronde cyangwa tugishyikirize abagomba kuba bamenya imibereho y'isi uko ihagaze, bagifatira umwanzuro, kandi bizarangira Kagame bamwicaje ahantu runaka, n'abazabona ko aho yashyize abandi atarakwiye kuhabashyira. Kagame yikijije abatutsi bari mu Rwanda, arabeshya ngo n'abahutu babishe ngo bakora jenoside. Ko jenoside yateguwe nuko yakozwe, byose byakozwe n'inyenzi zari ziyobowe na Kagame na bagenzi be nk'uko bagiye bicwa n'abandi baguye ku rugamba. Ibyo byose birazwi. Kagame yikishije abatutsi bari hariya muri Kongo, abanyamurenge n'abandi arabamaze, abeshya ngo nibagiye kurengera. Ukibaza niba Kagame kugira ngo abeho we na FPR inkotanyi ye n'abari abagenzi be, abatutsi babaye kubera izo ngegera zirimo zibiyitira zishaka no kubicira zikabamarisha. Ibi ni ibintu bikomeye kubabaza abantu benshi. Akamba mu ngemba abwira ko hari abatubanjirije muri uru rugamba, ariko biza kurangira bagaragaye ko badafite ubushake bwo guhangana cyangwa kurwana ngo bakoreshe imbaraga. Abo rero nk'uko abanyarwanda benshi bagiye babimbwira, barabahemukiye. Abo bantu bameze gutyo, bafite umutima umeze gutyo, biyita impirimbanyi, bavuga ko bafite intwaro, bashinga imitwe runaka ntazi iyo ariyo, ariko badashaka kurwana ngo babohore u Rwanda n'abanyarwanda. Turabasaba yuko abo bantu baba bicaye cyangwa se bagahindura imitekerereze yabo, tugafatanyiriza urugamba hamwe. Mwamwe banyarwanda muri mu gihugu cy'u Rwanda n'abahunze mwese aho muva mukagira, abumva ururimi mvuga,
n'abatari abanyarwanda bo mu bindi bihugu ariko mukaba mwumva ururimi mvuga, twese turibasiwe. Iyo Kagame agiye gutera muri Kongo ntabwo avuga ngo uri umunyarwanda niwe ndica, uwabonye wese arica. Ibyo ngibyo niba mbeshya, intambara yora muri Kongo niramuka irangiye muzumva imfubyi, abapfakazi ndetse n'abazaba barishwe umubare wabo, nimujya mu miryango yabo muzasanga hapfemo abazungu, hapfemo abirabura, hapfemo abakongomani n'abanyarwanda, hapfemo n'abandi bantu benshi. Mwahoze mwumva yuko Kagame arimo ashaka gutera u Burundi no kugira ngo nabwo ngo abyigarurire. Ibi byose uretse ko bwamubereye ibamba bukamusubiza inyuma ku rwego rukomeye cyane n'abatatekereza ko bishoboka, ariko iyo biza gushika akagera mu Burundi, uyu munsi hari abarundi benshi baba abatwa, baba abahutu, baba abatutsi, baragumye kuba bari kurira nk'uko abanyarwanda barimo barira uyu munsi. Niyo mpamvu ngomba kubabwira abantu mwumva ururimi mvuga, mukora ibishoboka byose. Imana ntabwo yadutaye nk'uko bajya bavanga Imana yacu ngo barayishe. Nta muntu wishe Imana yacu ngo ipfe twebwe dusigare turiho. Gusa twanyuze mu biremereye byinshi, tunyura mbese muri make agahinda n'imibabaro Kagame na FPR batunyujijemo byadushyize ku rwego rukomeye cyane rw'imitekerereze n'imiyoborere bikomeye cyane, bishobora gutuma duhangana nabo bigakunda. Akaba ariyo mpamvu rero nkomeza kubabwira ko abanyarwanda nidukomeza kuryana, cyane cyane ubwo ndavuga abahunze bari hanze y'igihugu, ujya kubona ukabona mugenzi umwe arabwira mugenzi we ngo wowe uri inyenzi, wowe uri interahamwe, wowe uri igiki, ugasanga turimo turaharabikana, kandi twebwe twari twizeyeho ko tuzaba umusemburo w'impinduramatwara, w'impinduramitegekere mu gihugu cyacu. Ugasanga kuba turyana ubwacu birimo birahimba imbaraga Kagame na FPR ye imigambi yo gusohoza imigambi yabo y'ubugizi bwa nabi biyemeje kuzakora mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku isi yose. Nkaba rero ngira ngo nsabe abantu bazi ko mwahunze ubutegetsi bwa Kagame na FPR Inkotanyi, mukaba muzi ko muri impirimbanyi, uhereye rero ndabagira ngo mbasabe gushakisha ukuntu mwishyira hamwe mu kumvikana. Abazira ibyo baryanye, umwe yariye iby'undi cyangwa yariye ibyo mugenzi we agomba kubona, ibyo mubyibagirwe. Abazira ibyo umwe yishe mugenzi wawe undi yica mugenzi wundi, ibyo mubyibagirwe. Abapfa yuko umwe yashatse kugira mugenzi we nabi, undi agashaka kugira mugenzi we nabi, ibyo mubyibagirwe. Akantu kose murimo mupfa uyu munsi mukibagirwe, mufate ikintu kimwe cyo kunga ubumwe, tubone igihugu cyacu. Nabonye abantu benshi munyotewe no kuba perezida, ariko ndagira mbabwiye ko mu Rwanda ntabwo umwanya wa perezida ari wo mwanya uryoshye wonyine uhari. Ibi biterwa n'ubujiji n'ubugoryi n'ubupfapfa n'ubupfayongo buri mu bantu bameze gutyo. Mu Rwanda dufite imyanya myinshi ntabwo tuzanayikwirwa ngo tunayimare, ariko ugasanga umuntu we yicaye gutya. Hari n'abantu bajya batangaza ngo dufite ingabo, ntazo bafite. Ukibaza ibi bintu kugira ngo avuge ko afite ingabo azite n'izina ntazo afite, yaragamije iki? None se nuva ko ufite ingabo ntazo ufite, bizatuma igihugu kibohora? Abanyarwanda tukomeje kugenda tugwa mu mitego myinshi cyane, ariko uyu munsi ndagira ngo ngiye mbahamagarire kwiyunga, mwibagirwe ibintu byose mwapfuye, yaba abatwa, yaba abahutu, yaba abatutsi, abiki. Dushake diplomasi yacu ikomeye cyane, twubake imbaraga zisubiza mu gihugu cyacu, kandi ibyo bintu dupfa ntituzongere no kubipfa ukundi. Dufite inzira nyinshi zo gukosora bagenzi bacu, cyangwa nabo bakadukosora mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Si ngombwa yuko ukosora mugenzi wawe uko umwishe, si ngombwa yuko ukosora mugenzi wawe uko umubabaje, si ngombwa yuko ukosora mugenzi wawe uko umwamba ibyo yari afite, mu buryo bw'amanyanga n'uburiganya n'ibindi byose nk'uko bigenda bikorwa na bamwe nita ko bisi impirimbanyi atarizo. Ni ngombwa yuko umuntu niba akoze icyaha umushyikiriza bagenzi be, nawe urimo ukagaragaza icyaha cye, abantu tukiga amategeko, tukiga no kuyakoresha. Byanaba na ngombwa tugashyiraho amategeko yacu tugomba kugenderaho. Ariko ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe ngiye gusoreza uyu munsi. Noheri y'umwaka w'ibihumbi 2026 tugomba kuzahiriya turi mu Rwanda iwacu, tutitaye ku kintu n'iki na kimwe cyose kitubuza kuhagera. Kandi njye nababwiye ko njyewe ntabwo ndi mu bantu bazajya mu bwumvikane. Njye nta masezerano na make nzigera ngirana n'abantu bagiye kugira amasezerano na Kagame, kubera ngo ibyo yankoreye ndabizi,
abambona gutya mufite uko mumbona byo birabareba, ariko ibyo ntibizakura njyewe byose nabonye n'amaso yanjye. Ni intambara tuyorganiza. Abemera intambara muri komenti no kuri ndaza gushyira nimero yanjye, mugomba kugenda mubimbwira mukagenda mubingaragariza, tuyorganize neza intambara izakunda. Nahoze mbona hari ibihugu byinshi bitangiye kugenda byumva abanyarwanda b'abahutu, kubera yuko nka Breve Traoré, Ibrahim Traoré ndiyo iwe yaje kugaragaza Kagame amuvuga uko ari nk'uko nanjye muzi kweri. Ikiganiro mwarakibonye ahangaha kiriho kuri YouTube channel Ndenganura TV. Hanyuma nyuma y'uwo Ibrahim Traoré hari abandi bayobozi bo mu karere k'ibiyaga bigari bifuza ko u Rwanda rugomba kujya mu buyobozi bumva amahanga bukamenya abanyarwanda, bukamenya n'uburenganzira bw'ibindi bihugu. Ibi byose rero abanyarwanda ni twebwe turi gusaba kugira icyo dukora cya mbere kugira ngo n'andi mahanga dutabare. Nongera gukomeza mbwira bari abantu bavuga ngo twebwe ni baruna kabaza afata ubutegetsi ngo bakabuduha. Nta gihugu na kimwe cy'igitoragurano kibaho mu isi. Mbana afata ubutegetsi bakaba kubera ko mutigeze mubuhanganira, mumenye inzira zo kubugobotora mu kanwa k'intare cyangwa k'ingunzu yamufashe mu majigo yabwo, ntago muzashobora kuburinda. Nibundi kwa kuryana kwanyu muzagukomereza mu butegetsi birangire uwo babwambuye abo bafatanye. Nta n'imyaka ibinani nta n'amasaha 10 mwabumaraho. Ariko ni mungu bumwe mukumva yuko mugomba kwirengagiza ibyabaye imbere. Uyu munsi mukuva ku butegetsi ariyo kintu cya mbere kibahangayikishije. Mukamenya uburyo bwo gukosorana hagati yacu, hagati yanyu, twebwe ubwacu. Umuntu atandaritse mugenzi we, atagire mugenzi we nabi, atafashe mugenzi we nk'ikindi kintu runaka. Icyo gihe ubutegetsi tuzabumarana igihe, kandi ababuharaniye nabo bazabyungukiramo inyungu nyinshi. Nk'ubu nk'umuntu wicara gutya ajya kubona akabona nko ku mbuga zacu dukoresha, ukabona nk'umuntu aritumukije yise mugenzi w'inyenzi. Nta muzi, nta hantu bahuriye, kuba avuze ijambo rimwe gusa akamwita inyenzi. Wowe uri guta umuntu inyenzi cyangwa ukamwita ngo ni uwo kwa Kagame, wowe uri uwo kwande, wowe uri igiki? Wowe utari inyenzi, ibimenyetso bikuranga nibe bigaragaza yuko utari inyenzi nyine. Usanga abantu bafata ijambo kwita umuntu inyenzi ni ikintu kigaragaza yuko umuntu aba yamaze gukwica burundu yakurangije. Ko bara ntago ari abantu bo kubana nabo, ntago ari abantu bo gushyikira, ntago ari abantu bo kuvuga ngo abangaba ngo ejo cyangwa ejo bundi ngo bizakunda. Ariko umuntu niba kwijambo rye mu kanwa nk'iriyo yijya akareshya ku rubuga nkoranyambaga rurimo abantu barenga 50 cyangwa 100 atakuzi, mwamumva umuntu ari bwoko ki? Ahangaha hari indirimbo yigeze gusorwa n'impara ivango kuba utaravuzwe si ibicuma twagucaga, ngahubwo ngo nibanga twakugiriye twizera yuko uzisubiraho. Abo nashatse kuvuga mwiyuve muri uwo murongo, kandi zara neza ko ubutumwa murabwumva neza cyane. Ntago ikintu kihutirwa ari gufata umuntu ukamwereka abandi nk'inabi, nta kintu na kimwe akoze, kandi icyo aba yakoze abantu bose baba bakibonye. Hajya bibwira ko guharabika umuntu bikarangira ari wowe ubaye umwanda imbere yabo washaka kwereka yuko runaka ari mubi. Amakosa y'ibyo mwakoze mu myaka 31 ishize cyangwa twakoze nanjye nakoze, tuyirengagize uyu munsi. Twubaka umugozi umwe dutaye iwacu mu Rwanda. Mu gihe twunga ubumwe nk'uko tubisabwa n'amahanga kugira ngo adutabare, adufashe, igihugu mu kibagirwa. Kubagirwa igihugu bisobanuye iki? Bisobanuye kwicisha impunzi zahunze ubutegetsi bwa Kagame na FPR Inkotanyi. Bisobanuye kwicisha abanyarwanda bari mu Rwanda mu gihugu cyabo. Bisobanuye kwicisha abanyamahanga bari mu bihugu bitandukanye nk'uko Kagame yemeza ko agomba kuzajya ngo agenda arwana ahantu hose abonye. Bisobanuye kugira ubugome bukomeye cyane kuruta ubwo Kagame akora. Icyo nicyo bisobanuye. Ntabwo nshaka kugira ngo tumare umwanya munini cyane, abadukurikirana bazadukurikira mu bihe bitaha. Ababonye Noheli Uwiteka abaha umugisha, abatayibonye namwe Uwiteka abaha umugisha, inshuti zanyu n'abavandimwe Uwiteka abaha umugisha, abanyifuriza ibibi byose aho biva bikajya n'abambwira ngo bazankubita amafuni, Uwiteka abaha umugisha. Ayo mafuni koko tuzahure muyafite nyabone, kandi nanjye ndasaba iki Imana yanjye umugisha kugira ngo iyo Imana imenye ibiri mu mitima y'abantu ikamenya ibyinshi bihari.
biriya bintu mwagiye muhisha mu binyoma byose bitandukanye, Imana irabizi. Niba izi ko ibyo mvuga ari ibinyoma byo kwanga abatwa, abahutu cyangwa abatutsi kubera ngo ingengabitekerezo ngo mumbonamo ngo y'amoko, Imana ariko ibibona, ubwo ayo mafuni izatuma muyankubita. Ariko njyewe aho nanyuze nta mbwebwe n'imwe izabasha kunkubita ifuni n'iyi n'imwe ayiva ikagera. Urashobora kuvuga urankubita ifuni uyu munsi ugakeje wapfuye imodoka ikugonze cyangwa unyuze mu bindi mu bundi bugoryi runaka Kagame agenda bapangira uko agenda bica murakuzi mwebwe. Nta kintu na kimwe nta kiti gihinza kiri mu Rwanda hariya. Niba Kagame ashobora kwiruka kuri Kayumba Nyamwasa umufashije ubutegetsi kurwanya leta yari ikomeye cyane n'uko mwari muyizi, akirukana Karegeya umufashaga ubutasi bwose guhera muri Uganda kugera bageze mu Rwanda, imbwebwe ivanga izangubita ifuni irusha abo bantu ububasha n'ubushobozi. Ni intani kuri Kagame gute? Basi ayo mafuni yanyu muyatyaze neza. Icyo nababwira cyo nuko ngewe Jacques Imana ikishyizeho ni intambara. Abenshi bajya bavuga ngo tuzataka ubw'amahoro, amasezerano. Ngiye nta masezerano n'amake yagewe nkeneye. Abiyemeza intambara tuzayishyiraho tuyikore, niyo nafatwa bwa mikono nkavuga ko Sankara yafashwe. Nzemera ibibaye, ngendane n'ibibaye, ariko ntago ngewe nzigera numva yuko amasezerano ariyo ngo yazampesha kuba mu Rwanda. Uwanyambuye ubwene gihugu ndi mu gihugu ntacyo na kimwe nakora, akafata amafaranga yanjye ariko ibaka akayabana, akanandukanya n'umuryango wanjye unkomoka, akanandukanya n'umugore wanjye, akanandukanya n'ikintu cyose nari mfite mu Rwanda. Iyo ngegera n'abayikomokaho bose sishobora kuzumvikana nabo n'umunsi n'umwe. Ni intambara nyigwemo cyangwa nyisoze. Setu murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.